nkuko nibabwiye nitwa Mutabazi Marite, nkunda gucuranga cyane, nkunda gucuranga ndetse no kuririmba, ncuranga naririmba, ndabikunda cyane, ni ibintu nkunda cyane ndetse cyane, ariko ngakunda indirimbo za gospel. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jukora nk'Aburahamu ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizera Imana yacu. Hasigaye umwanya muto izuba rikarasa, ngo isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushwa n'abantu twizera Imana yacu. Hasigaye umwanya muto izuba rikarasa, nubwo turushwa n'abantu twizera Imana yacu. Hasigaye umwanya muto izuba rikarasa, isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Mu gihe tubuze inshuti tugumane ukwizera, Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Isi ntibizavaho ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. no kubyo tubona mwisi tugumana ukwizera
mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose no ku byo tubona mu isi. Mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose, isi ntibizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Wow. Ombo kuzivaho ntabwo naziretse burundu, ariko kuzikunda nazikunze nkiri mutoya, nkiri umwana. Muri make nakundaga muziki mbikubire mwaho ngaho. Noneho nyuma ariko ngakunda indirimbo za karahanyuze cyane ndetse cyane. Ariko nkibaza ahantu bica kugira ngo izo ndirimbo zikorwe. Nkabura rimwe nigo nigeze kuri televiziyo mbona umuntu ucuranza ari gucuranga na gitari, ndavuga nti byange bikundi kiriya gikoresho ngomba kuzakigura nanjye nkaririmba. Bigumaho gutyo bigera aho gitari ndayigura, maze kuyigura nkajya ncuranga karahanyuze, numva mbese ngeze ku nzozi zanjye ndanezerwa. Ariko icyo gihe nkuko nabivuze nari nkiri umupagani hirya iyo. Mbo maze gukizwa gitari byatumye ndyohera kurushaho. Nta guciye mu ijambo, umuntu umupagani n'umuntu umeze ute? Umupagani ni umuntu uri mu byaha ariko udafite gahunda yo guhindukirira Uwiteka, kuko Bibiliya ivuga ko umunyabyaha nta mahoro afite. Icya mbere nta mahoro azagirira mu isi, cya kabiri azarimbuka naramuka apfuye atihanye. Busanzwe ndi umukwaferi, niko kazi nkora umunsi ku wundi. Nkuko nabibabwiye no gucuranga gutyo nkabikunda nkagenda mbihuza, ariko gucuranga byo numva nshaka kuzategura gushira indirimbo hanze bidatinze. Nshaka gushira indirimbo hanze kuko mfite zimwe mu ndirimbo zirenze imwe nshaka gushira hanze, kuko nubwo ngenda ncuranga gutya namakava ngenda nkora runaka indirimbo zaririmbwe mbere yaho. Koze cyane waruwaje uti mbese muri iyo ndirimbo uteganya gushira hanze vuba ahangaha uzaba uri kumwe n'umufasha, ko mu ndirimbo duherutse kwa uploading ari nayo yatumye muza kutureba, mwabonye ndi kumwe n'umufasha. Nkuko nabibabwiye ndamukunda cyane kandi azi kuririmba. Ntabwo birumvikana ko agomba kuba ndi ruhande igihe cyose kugira ngo ibyo bintu bimurimo, kuko n'ibindimo birushaho kunezeza abantu. Imwe mu mirongo ikunda kumfasha muri Bibiliya, hari umurongo wo muri Yobu 28:28, haravuga ngo
kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka. N'umurongo uri ubusobanuro bugari butangana no kwinyuguti zingana, ni mugari cyane. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka. Undi murongo ujye umfasha uri hano mu Bakorinto ba mbere, Abakorinto ba mbere murongo 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Munsi gato niho havuga ngo kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ngo mbese none umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyampaka wo muri iki gihe ari hehe? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu, ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza bwayo. Amen. Urakoze. Urakoze cyane. Ari ubuzuti abantu benshi bavuga ko ubuzima bugoye. No kuvuga ngo njye siko mbibona kuko ubundi akenshi ibintu biri mu isi umuntu Imana yageneye ibintu Imana yageneye umuntu mu isi nabifata nka alija de poche bitwa dufaranga dukeya mu byahereza umunyeshuri agiye ku ishuri. Ku mugenzi ujya mu ijuru niko mbitekereza. Ayo no gufasha n'ibintu Imana yaduhaye kugira ngo bidufashe mu rugendo rujya mu ijuru. No ubuzima buragorana, ariko akenshi kumenya byaha niyo bigora kuko buzamwe ingaruka z'icyaha, kandi ingaruka z'icyaha no busharire. Nkuko nabivuze mu kanya, urugero wenda rworoshye ushobora kubura umunwa rumogi, tuzi ko bitemewe, warumwa bakagufunga imyaka 25. Urumva intego y'ubuzima bizambye, ariko ubuzima burimo Kristo buroroha kandi buraryoha kuko biravuga ngo icyo uzakora cyose nzakiguheramo umugisha. Murakoze cyane. Ako kantu mbajije ni keza, ariko ntekereza ko nta mukobwa wigeze nkatira mbere yuko mbana n'umugore, ariko nari mfite abo nkunda ntarabibabwira. Ariko uriya aza kuza ari we gisubizo cy'inzozi zanjye, birangira hatabayeho gukatirana kwanjye nabo. Icyakora umukobwa twakundanye mbere turatandukana bitewe n'impamvu runaka. N'uwo nguwo niwe ntekereza hano, we twabanje gukundana mbere yuko mbana n'uyu nguyu turi kumwe. Ariko nta banzi bigeze bankatira keretse niba barabikoze mu ibanga. Intego mfite mu muzika nifuza ko kuba nazamuka nkagira hejuru cyane, ngatera imbere cyane ko nkuko nabivuze mba numva mfite ubutumwa bwinshi mu ndirimbo bwinshi numva nabwira abantu, nageza ku bantu cyane cyane urubyiruko, ariko n'ingeri zose. Ariko mbinyuje mu ndirimbo numva nazamuka ngatera imbere. Urabona bambonye bageze ku rwego rwiza, abahanzi bose nibo mba numva nakirefero nkazamuka nagera ku rwego byaneza kurushaho. N'ubuntu bwawe Mana, ukuri urakomeye, kubandi hombi cyesha wowe mwami we. Nanyuzwe n'ubuntu bwawe, ukuri urakomeye, kubandi Mana we cyesha wowe. Wiyongamyiyongyutse ndindwana we, muri wowe hari ubuturo bwacu.
niyo mbyutsi iyo ngenda ndindwa nawe Yesu muri wowe harimo ubuturo bwacu iteka wambukije Isiraheli inyanja itukura ubageza mu gihugu cy'isezerano wambukije Isiraheli inyanja itukura ubageza mu gihugu cy'isezerano ku manywa bababeraga inkingi y'igicu ijoro ukababera inkingi y'umuriro ku manywa bababeraga mama inkingi y'igicu ijoro ukababera inkingi y'umuriro bamaze kwambuka inyanja Miriyama araririmba baratarama bashima Imana bibuka Imana yabakuye bashima Imana baratarama bashima Imana bibutsa Imana yabakuye bashima Imana yo bashima Imana